Abantu benshi ibi bintu ntibajya babyitaho, ariko igihe cyose winjiye muri shop ugiye kugura ikintu, uba ugiye gukora amahitamo asumba kure cyane igicuruzwa uba ugiye kugura. Igihe cyose winjiye mu iduka ukaguramo inkweto, ryaba ari irya elegitoronike ukajya gukora upgradation ya iPhone, ushaka ka iPhone gashya cyangwa ushaka telefone yisumbuye kuyo ufite, ntabwo uba uri kugura ibyo bikoresho gusa. Ahubwo ahangaha jya uzirikana yuko uba urimo uragura igihe cyawe cyangwa se urimo uragitakaza. Uba uri kugura stress cyangwa uri kugura amahoro. Ahangaha uba urimo uragura freedom, kwishyira ukizana, cyangwa se freedom yawe nayo uri kuyigurisha. Ubundi ni gute abantu twisanze turyohewe no kubaho muri ubu buzima bw'ibihombo? Abenshi muri twe iyi sisiteme yo guspendinga niyo twakuze tugaragarizwa mu maso. Twakuze twerekwa ko umuntu uri successful ari umuntu utunze ibirenze ibikenewe. Umuntu wese ufite inkweto ariko akaba afite nyinshi, uwo nguwo aba ari successful. Umuntu wese ufite imodoka ariko akaba afite irenze imwe, uwo nguwo ari successful. Umuntu ufite pochette za telefone ariko akaba afite irenze imwe azihinduranya buri munsi, uwo nguwo ari successful. Umuntu utunze imyenda ariko akaba atunze imyenda myinshi, uwo nguwo aba ari successful. Ariko se ni ukubera iki bimeze gutya? Ni ukubera iki abantu twese tubibonera muri iyi ndorerwamo? Muri iki kiganiro niho honyine ugiye kumenyeramo ko gutunga byinshi ari ubukene ku muntu wese ufite ibirenze ibikenewe. Ubundi ibanga ry'ubukungu ntabwo ubukungu ari ugutunga ibintu byinshi, ahubwo ubukungu ni ukugerageza gutunga ibintu bikuzanira amahoro ndetse n'ubwigenge mu buzima bwawe, ibintu biguhereza ibyishimo ndetse na freedom, bigatuma wumva ufite umutekano mu buzima bwawe. Gusa igitangaje kuri twe, abantu benshi twisanga turimo turagurisha ubwigenge, kwishyira ukwizana kwacu ndetse n'umunezero ku bintu tugenda duhaha buri munsi cyangwa ku bintu dukomeza kwinjiza mu buzima bwacu. Reka ibi ngibi nabyo tubivugeho. Once wamenye ibi bintu, nawe ntabwo uzongera kugwa muri uyu mutego anymore. Icya mbere, dukunda kwisanga mu mutego wo kuryoherwa no kugura utuntu tugura make, ariko tukisanga twaguze twinshi. Ibi bintu ntabwo dukunda kubitekerezaho, ariko buriya amafaranga ukorera ugiye uyagabanyamo ku munsi, amasaha ukora, nibwo neza wabona agaciro k'ingano y'amafaranga ukorera ku isaha. Rero tekereza nimba ubaye ukorera ibihumbi 5 ku munsi, warangiza ugahura n'akantu kagura ibihumbi 15, warakoze, nibyo amafaranga urayafite, urakaguze, mu kandi kanya gato yuhuye n'akandi kagura ibihumbi 6 urakaguze, mu yindi minota wihuriye n'akandi kagura ibihumbi 2 urakaguze. Nukomeza guhuzahuza utuntu twose waguze, ukagenda udukarikira mu minota ukora, ushobora kwisanga ukwezi kwawe kumwe cyangwa se ibyumweru 2 byawe, amasaha yose umara ujya mu kazi y'ibyumweru 2 byawe, yose yatakarije muri utwo tuntu duto duto ugenda ugura tw'ingwiza murongo, kandi tudakenewe mu buzima bwawe, tutanaje kugira ikintu twongera mu buzima bwawe, usibye kuguta mu mutego wo guhora wumva uri broke, wo guhora wumva nta mafaranga ufite mu mufuka wawe. Nibyo koko utu tuntu uba waguze uba ubasha kutwigondera, uba ubasha no kutugura ukatugira, ukabona nta kintu wahungabanyeho. Ariko buriya cya gihe ukennye, urihumuriza ukanareba ukabona ugiye kongera ukorera andi, nta kibazo ufite, urongera ukorera andi mafaranga uyabone. Nibyo koko amafaranga yazakomeza aze mu buzima bwawe, ariko ikintu cyo kuzirikana mu bwonko bwawe ni uko cya gihe cyo kitazagaruka mu buzima bwawe. Cya gihe ya mafaranga yawe yakabaye yarakoze ibintu bizima, ariko we wayakoresheje muri utwo tuntu duto duhuje n'irari ryawe cyangwa n'ibyiyumviro byawe, tutari dufite ikintu twari tugiye kuza guhindura mu buzima bwawe. Uko nguko niko freedom yifata ikava mu buzima bwawe, uko nguko niko wirukana kugira ubwigenge mu buzima bwawe. Ikibabaje iyo ibi bintu bikoze, bigeraho bigahinduka umuco. Iyo bimaze guhinduka umuco, ntabwo uba ukibona ibyo uri guhomba mu buzima bwawe, cyangwa se ntabwo uba ukibona yuko ingunguru wikoreyemo ahazaza hawe iri kugenda yatobotse, iri kugenda iva. Ibi ngibi ntabwo uba ubibona n'amaso yawe. Ibi ngibi bikubaho kugeza igihe wiretruvye cyangwa uhindukiye ukisanga warapfushije igihe ubusa mu buryo nawe utabasha gusobanura, cyangwa nawe utakwibwira ngo wumve neza uburyo wangije igihe cyawe. Ntiwigeze ujya mu biyobyabwenge, ntiwigeze ujya mu biyayuramutwe, ariko still uri kubona utarateye imbere. Ikindi, success ishingiye ku binyoma. Abantu benshi muri ubu buzima dukunda kwigurira ibintu byiza kugira ngo twiyumvishe ko hari icyo twagezeho. Ugasanga tugerageje kwigurira imodoka
igihe kitaragera tukagerageza kwigurira amatelefone meza, tukagerageza ndetse no gutunganya ibyumba byacu tugashyiramo amagarderobe meza ajyanye n'abo twifuza kuzaba bo. Igihe wumvaga uri successful ya nzu wifuzaga kuzabamo ugatangira gushyiramo amatara agendanye nayo, ibyo byose ni ukugira ngo tujye tubireba twumve ko hari icyo turi gukora, tujye tubireba twibwire yuko hari impinduka yaje mu buzima bwacu. Ariko dore ikintu gitangaje, wari uzi ko bari abantu bose ujya ubona basa nk'abakire, bababaye, bagendana agahinda mu mitima yabo? Wari ubizi ko ari bo neza bazi cyangwa biyumva nk'abakene? Ibi biragoye kubyumva, ariko bari abantu bose bafite stati nziza, bari abantu bose ubona bafite imirimo myiza bakora, bafite ahantu bahawe akazi, ariko ubona bahora basa neza, ubona bahora babayeho ubuzima wifuza, bo bumva barasizwe n'isi, kuko bahora bafite ubwoba bwo kumara umunsi batagiye no mu kazi. N'iyo arwaye asigarana ikibazo cyo kwibaza nimba batazamwirukana mu kazi, asigarana ikibazo cyo kwibaza ikindi kintu yakora, kuko amafaranga ye yose aba yarayamariye mu kwita ku kugaragara kuriya sa. Kandi brother cyangwa sister, wowe bitewe n'uteze amatwi iki kiganiro, wari ubizi neza ko uko uba umusirimu ari kugenda wifuza kuba umusirimu kurushaho, utakwemera gusubira inyuma? Ntibikunda, kuko ntago wakwihanganira kwiyumvisha ukuntu abantu bagiye kuguseka, kwiyumvisha ukuntu abantu bari buze kugufata kandi bari basanzwe bazi yuko uri umusirimu. Ubu bwoba rero aba bahorana, ubu bwoba bwo guhora yumva yarasizwe n'isi, yahora yumva acekinga balance akajya abona nta kintu kiriho, kandi nanone akeneye kubaho muri ya lifestyle mumumenyereyemo, imushyira kuri pressure. Niwe uzi amadeni ahoramo, niwe uzi imyenda abantu yirirwa yiteranya nabo ngo yabambuye. Ubu usanga kenshi muri sosiyete abantu iyo umubonye bwa mbere ushobora kuvuga ngo uriya muntu arasa neza, uriya muntu ni mafresheri, ni mafiyeri, ariko ugiye ukegera abantu bahorana nawe, akenshi usanga bo bamuvuga nabi, kuko ntihaba habuzemo abo yahemukiye, abo yambuye, abo yabeshye, kubera nawe ubwe ubuzima bwe ntabwo buba buri stable. Iyo stati aba afite cyangwa iyo stati aba yarihaye, nawe kuyijera birageraho bikamubera umutwaro. Mu iterambere habamo gukopera kubiri. Iyo ukopeye neza utera imbere, ugakopera ibintu byaguteza imbere, ugakopera imico ku bantu bateye imbere mu buryo bugaragara. Iyi mico yawe ushobora kuyikopera nawe ikagufasha gutera imbere. Ariko iyo ugerageje gushaka gusa nk'abateye imbere utarateye imbere, ahangaho ho uba ukopeye nabi. Ni ugukopera igisubizo gusa, ntiwandikeho formule. Akenshi rwose uzisanga ubuzima bwaguhaye zero. Nimba ufite umutwe wukoresha, reka ngusigirire ihurizo mu mutwe wawe dukomeze tuganira. Ese wamara iminota ingahe cyangwa wamara amasaha angahe wisimbuka kurusha? Reka twikomereze. Dore ikindi nakubwira cya nyuma, nimba nimwakunze iki kiganiro mwandike muri comment ko mukeneye part 2 nayo nzayibakorera. Ubundi ikintu cyonyine ukwiye kwirata, uyu muco nubona wawugize, uzawirate, kuko niwo muco w'intwari, niwo muco w'abakire. Niwiga kuvuga oya, niwiga guhakanira amarangamutima yawe, niwiga kumenya guhakana ibintu byose bitazana impinduka mu buzima bwawe, ahubwo ubona bishaka kugutera stress. Ubundi imbaraga zo kuvuga oya, cyagiye ugeze muri shop, cyagiye ubonye twatuntu wabonanye umuntu ukabona turamubereye, ariko ukavuga ati nanjye twambera mfite amafaranga yatugura, ariko ntago ntugura, kubera ko mfite ibindi bintu nshaka by'ingenzi ntacyo biri buhindure mu buzima bwanjye. Iki gihe nicyo gihe uzaba ubaye umunyembaraga. Iki gihe ni nacyo kintu cyonyine ukwiye kwirata, kuko ntago izi mbaraga cyangwa ubu bushobozi bugerwa na buri wese. Wowe wateze amatwi iki kiganiro, nimba cyakuryoheye ukaba wifuza part 2, jya muri comment section uvuge ko ukeneye part 2. Kora share kuri iki kiganiro, cyoherereza inshuti yawe iyo ari yo yose wishimiye wifuza ko yazagira ejo heza. Cunga neza nimba wakoze subscribe, utazashaka ibiganiro byiza nk'ibi ngibi ukabibura. Ngiye mwari muri kumwe, nitwa Manzi. Ciao ciao.